Izi nizo couple 10 za mbere z'abastari zikunzwe cyane hano mu Rwanda ku buryo zidasiba kuvugwa mu bitangazamakuru, ahanini bitewe n'uburyo bo ubwabo bakundana cyane kandi nyine bakaba ari n'ibyamamare. Nk'uko bisanzwe tuhera ku mwanya wa 10 tumanuka. Ubwo rero nutareba video yose uraba wihombeye rwose. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turasanga Jojo Breeze na Divine Uwa. Aba bombi ni ibyamamare bamenyekanye cyane kubera umwuga bakora wo kubyina. Aba kandi uzabasanga mu ndirimbo zitandukanye z'abahanzi ba hano mu Rwanda, ndetse video zabo nizisiba gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga bakora ama-challenge z'indirimbo z'abahanzi batandukanye. Jojo Breeze na Divine bamaze igihe kitari kinini batangaje ko bari mu rukundo. Gusa nubwo couple yabo itavugwaho rumwe na benshi, ariko kandi iri mu zikunzwe hano mu Rwanda, cyane ko bombi bazi kubyina neza cyane, bikaba biri no mu by'abantu babakundira. Ushobora kuba ukunda Divine Uwa ariko ukaba wibaza uti ese Uwa biva kuri Uwamahoro? Ni Uwa se? Uwayo se? Cyangwa n'uw'Abanyarwanda? Ntugire ikibazo, icyo kibazo si wowe ukibaza wenyine, ariko reka nkumara amatsiko. Yitwa Uwayezu Divine, naho umukunzi we Jojo Breeze amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Murego Joseph. Niba iyi couple ubona hari icyo wayinenga uratubwira muri comment. Reka twikomereze. Ku mwanya wa 9 turasanga couple ya Rusine Patrick n'umugore we Irene. Iyi couple twavuga ko iri mu zaciye agahigo muri uyu mwaka, ndetse bakaba banahabwa igihembo cy'abantu bazi kubika ibanga kurenza abandi hano mu Rwanda. Aho natebyaga, ariko ibi ntibiri kure y'ukuri, kuko ku wa 12 z'ukwezi kwa 9 kwa 2024 ubwo Rusine yari amaze gusezerana n'umukunzi we mu mategeko, twagiye kubona tubona andi mashusho abagaragaza bari kumwe n'umwana wabo. Batangaje ko yari amaze amezi 8 avutse. Nyamara rwose nyuma yo kuba Rusine ari umustari udasiba kuvuga mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, ahanini kubera umwuga akora w'umunyamakuru ndetse no gusetsa abantu, inkuru y'uko Rusine yaba afite umwana yari yaragizwe ibanga rikomeye. Bamwe mu gutebya bati Rusine niwe wenyine ugira inshuti zizi kubika ibanga pe, naho abandi barabeshya. Couple ya Rusine na Irene iri mu zikunzwe cyane muri iyi minsi, cyane nyuma y'aho bafatiye umwanzuro wo kuzabana akaramata. Ibi kandi bikagaragazwa n'uburyo abantu bakurikirana YouTube channel yabo, aho bereka abakunzi babo bimwe mu bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ari naho mu minsi ishize banyujije amashusho yavugishije benshi agaragaza Rusine aho umugore w'impano y'imodoka, ndetse akayerekeresha amagambo meza cyane yakoze ku mitima ya benshi. Reka nanjye mbabwire ngo Imana izabubakire. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 8 turasanga couple ya DC Clement n'umugore we Ariane Kali. Aba nabo bari muri couple zimaze igihe kitari kinini zikoze ubukwe, ndetse rwose nabo bakaba barafashe umwanzuro wo gushyira ubuzima bwabo bwa buri munsi ku karubanda ndetse bakarubyazamo amafaranga. Ubaye udasobanukiwe n'uburyo abantu binjiza amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kudahita ubyumva. Reka nkusobanurire. Nubona abantu benshi bafata umwanzuro wo gushyira ubuzima bwabo ku karubanda, ndetse akenshi bakigaragaza mu buryo twavuga ko busebetse, ibyo benshi bakunze kwita pranks, truth or dare games n'ibindi. Abenshi si uko baba bikunze, ahubwo nyine ni bumwe mu buryo bakoresha kugira ngo bigwizeho abakurikirana kuri izo mbuga, maze baba ariho bahera binjiza amafaranga menshi. Aha ndaguha urugero. Iyi video ya DC Clement n'umugore we igaragaramo DC Clement yambaye imyenda y'umugore we, ndahamya ko iri mu zarebwe cyane kuri iyi channel, ndetse ikaba iri no mu zabinjiriza agatubutse. Ibi rero twavuga kandi ni byatewe n'uko DC Clement yagaragaye mu ishusho tutari tumumenyereyemo, ndetse bigatera benshi amatsiko yo kuyireba iyi video. DC Clement ni umunyamakuru ukomeye cyane, ndetse afite ikinyamakuru cye gikorera ku muyoboro wa YouTube cyitwa DC TV Rwanda, aho akunze no kugaragara akora ibiganiro benshi bita iby'ubusesenguzi. Ibi rero bikaba ari byo byamugize icyamamare mu Rwanda. Iyi couple yabo iri muri couple 10 zigezweho ndetse zikunzwe na benshi mu Rwanda. Ikindi kandi ikaba iri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 muri couple z'ibyamamare zikunzwe cyane kurusha izindi hano mu Rwanda turasanga couple ya Junior Giti n'umugore we Muhoza Angel. Aba rero bari mu bakunze kugarukaho mu binyamakuru bitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye, cyane ko banamaranye igihe kitari gito. Junior Giti ni umusobanuzi wa filime w'umuhanga ndetse w'ikimenya bose hano mu Rwanda, ndetse akaba afite ikigo cyitwa Giti Business Group gikubiyemo ibikorwa bitandukanye birimo kumanaginga abahanzi, gusobanura filime nyine nk'uko twari tubikomojeho, ndetse n'ibindi. Gusa uyu Junior Giti abenshi bamukundira uburyo azi kuganira atebya, kandi bakavuga ko ari umubyeyi mwiza ku bana be. Ikindi kandi Junior Giti n'umwe mu bastari ba hano mu Rwanda bafite abagore beza cyane mu buryo bugaragarira amaso. Ibyo byose bikaba biri mu mpamvu nyinshi zituma iyi couple yabo iri mu zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa 6. Aba ni Nyambo Jessica na Titi Brown. Iyi couple kandi iri mu zavugishije benshi muri iyi minsi. Batangiye biyita ababesto,
ndetse abanyamakuru babazi iby'urukundo rwabo bakabitera utwatsi. Gusa nk'uko abanyarwanda bo hambere babivuze, ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Titi Brown yakomeje kujya avuga amagambo yuje ubusizi ndetse aryoheye amatwi yo gutaka Nyambo kenshi mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, maze Nyambo nawe byamurenga bikarangira iby'ubu besto byegejwe ku ruhande. Ariko rwose turetse imitima mibi n'amashyari, iyi couple rwose iraberanye. Nyambo Jessica niba ari ubwa mbere umubonye, ni icyamamare, ni umwe mu bakobwa beza kurenza abandi dusanga muri sinema nyarwanda. Yakinnye muri filime nyinshi za Kiramani ndetse n'ize ku giti cye, harimo nka My Heart, The Message, Ibanga n'izindi. Titi Brown we ni umwe mu babyinnyi babigize umwuga hano mu Rwanda. Akunze kugaragara mu ndirimbo zitandukanye z'abahanzi bakomeye kurusha abandi, ndetse akaba ari nawe uhimba akanatoza abagenzi b'ibyino zo kubyina muri izo ndirimbo, ibyo mu Cyongereza bita choreography. Ni umusore ukiri muto ariko wahuye n'insanganya zitandukanye. Aha twavuga nk'uburyo yafunzwe imyaka 2 nyuma bikaza kugaragara ko yarenganywaga maze akaza kurekurwa. Ibi ni ibintu bitazapfa kwibagirana mu mitwe y'abafana be. Reka nabo mbabwire nti Imana ibakomereze urukundo rwabo. Tugiye kwinjira muri top 5, ariko reka mbanze nkubwira aka kantu. Ushobora gutera inkunga yicano bitakugoye kandi bitagusabye n'amafaranga. Nta kindi nkusaba uretse gukanda like kuri iyi video ndetse ugakora na subscribe ubaye utarayikora. Murakoze cyane. Dukomeje ku mwanya wa 5 rero, turahasanga couple y'ikimenya bose idasiba kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga kubera uburyo bakundana cyane ndetse bakaba baranyuranye mu bihe bitoroshye. Aba rero ni Miss Iradukunda Elsa wabaye Miss Rwanda 2017 ndetse n'umugabo we uzwi nka Prince Kid. Ibyo nkuru zavuzwe kuri Prince Kid zijyanye no guhotera abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda, akaza no guhamwa n'ibyaha 2 mu byo yari amaze igihe kitari gitakurikiranweho. Ibyo ntawe utabizi, ahubwo icyatangaje abantu kurenza ibindi ni uburyo Miss Iradukunda Elsa yirengagije ibyo byose agahitamo kubana na Prince Kid akaramata. Ibi byazamuye imvamutima za benshi, bakavuga ko ari urukundo rwa nyarwo. Bamwe bati mana nujya no ko mu mugore uzame Elsa cyangwa bipowe, bashaka kuvuga ko nyine urukundo nk'urwo Elsa yakunze Prince Kid ari imboneka rimwe. Ku mwanya wa 4 kuri uru rutonde turahasanga couple ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango. Iyi ni couple imaze igihe kitari gito ivugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, cyane ko bombi basanzwe ari ibyamamare. Aba kandi bakaba baraje no kwibaruka, gusa nta gihe kinini bamaze basezeranye imbere y'amategeko nk'umugore n'umugabo. Ibivuze ko mbere yaho babanaga batarasezeranye. Aba rero bakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse nibasiba kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye, cyane ko uyu Kimenyi Yves ari mu basore ba mbere benshi bemeza ko ari beza bitewe n'uburyo bagaragara. Ibi kandi bikaba ari nako binameze ku mugore we Uwase Muyango. Kimenyi Yves yamenyekanye cyane mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru, naho Muyango we akaba yaramenyekanye cyane mu itangazamakuru. Ku mwanya wa 3 turahasanga couple ya Bahavu Jeannette uzwi cyane mu ruganda rwa filime nyarwanda ndetse n'umugabo we uzwi nka Frere Legend. Aba bamaze igihe kitari gito bashinze urugo, ariko kandi kubera uburyo bakundana cyane ndetse badasiba gusangiza abakurikirana bimwe mu bigize ubuzima bwabo, nabo bari muri couple zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Nta gushidikanya no mu gihugu cy'abaturanyi, ubwo ndavuga Abarundi, nabo barabakunda cyane rwose, cyane ko nyine uyu mugabo we ari naho akomoka. Ikindi wamenya ku mugabo wa Jeannette kandi nawe akora ibijyanye na filime, dore ko akunze gukora ibijyanye no kuyobora ifatwa ry'amashusho, ibyo bita director of photography mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse no gutunganya amashusho, ibyo bita editing. Naho Bahavu Jeannette we ni umukinnyi, umwanditsi ndetse akaba anayobora filime, ibyo bita directing. Ibi byose abikora neza cyane kandi abantu benshi bakunda filime ze. Niba wararebye Stimade mu myaka yatambutse ubwo iyi filime yari igitangira guca kuri televiziyo Rwanda, uribuka uburyo ari mu bakinnyi beza bari muri iyi filime, nubwo nyuma yaje kuyivamo akerekeza mu mishinga igiye itandukanye ndetse no gukora filime ze ku giti cye. Aha ntitwakwirengagiza filime ze zitandukanye, harimo iyitwa Impanga series yabiciye bigacika hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twihuse cyane rero, ku mwanya wa 2 hari iyi couple nayo yabiciye bigacika hano mu Rwanda kubera uburyo aba bombi bakundana byahebuje. Aba rero ni Miss Nishimwe Naomi ndetse n'uyu musore w'umunya Ethiopia bateganya gukora ubukwe mu mpera z'uyu mwaka, akaba yitwa Michael. Iyi couple rero imaze igihe ivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko nabo badatinya gusangiza abakurikirana bimwe mu bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Uyu Nishimwe Naomi rero yabaye Miss Rwanda muri 2020 ndetse rwose nk'uko byumvikana ni umukobwa mwiza ufite uburanga ndetse n'umuco.
Uyu Naomi nyuma yo kwitegereza abasore bose bo mu Rwanda ndetse akambuka imipaka akitegereza abasore bose bo ku isi, yasanze nta wundi bagomba kuzabana atari Michael, maze biba amahire, Michael nawe bibuko, maze bafata umwanzuro wo kuzibanira. Aba barakundana cyane ndetse baranakunzwe cyane ku buryo twashatse no kubashyira ku mwanya wa mbere, ariko ntibyadukundira. Uti kubera iki? Reka nze nkubwire impamvu. Couple iri ku mwanya wa mbere ni couple ihiga izindi zose mu byo twagendeyeho bitandukanye. Ubwo ndavuga ko bwiza bwa buri umwe muri bo, igikundiro bafitiwe n'ababakurikirana n'ibindi. Niba ugejeje ahangaha ukireba iyi video, nta gushidikanya wayikunze. Numara kuyireba wibuke no kureba izindi video twabagejejeho kuri iyi channel. Ku mwanya wa mbere rero, uru rubanza ndaruca ni mwoka byaramwe. Ngaho namwe ni mumbwire, couple ya The Ben n'umugore we Pamela ndetse na couple ya James na Daniela bazwi cyane mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, niyi washyira ku mwanya wa mbere? Tubwire muri comment. Naho njye kuruca byananiye rwose. Njye nitwa Aniki, Imana ibarinde.